Mine byinshi. Mine byinshi. Okay, byitaho shira. Ngerekana abakiye. Telefone wayizimije. Niyo neza ibibazo buri munsi. Minongo yawe uri kubyumva? We. Nanga fana. Iyi dore n'uyu nguyu. Mashinga ibyo bwenge mukoresha mu abana b'abakobwa mukabasamanya ku ngufu. Twebwe. Mwebwe. Nziza. Isa. Aya munyururu bize. Nibyo byabwenge bikoze mu binini. Saka inzu yose. Isa. Bando bisakira. Maboko hejuru. Uri n'umugore. Ntabwo nagusaba. Hindukira n'inyuma kuramo hose. Fande ngiye nibwo nyinjira mu nzu ntabwo ndi uwahano. Nibwo nyinjira hano. Ntabwo ndi uwahano. Nibwo nyinjira muri ino nzu. Haguruka. Gira vuba we. Hindukira inyuma yawe. Yabiri he? Mikwehe? Mikwehe? Mufuka wanjye. Ntabwo ari byawe? Abonye bya mwese nimufashwe. Nuko mwivugisha. Kandi ariko njye ntabwo. Fande nta kintu kirimo. Icare hasi aho ngaho. Icare hasi aho ngaho. Ibiri ni bya. Ibi ntabwo ari ibyanjye. Nawe ufite umushinga wo gucuza abantu bo basambanya buri munsi. Nziza. Isa Fande. Fande tugende bose. Bose bose tugende. Fande nibwo nyinjira muri ino nzu ndi umushyitsi nako ari kintu mwamfatanye ngewe. Gukinjira ukiri kandi nibwo ariko ibibazo baragufashe mu bibazo byawe. Narugeze mushiki wawe. Ntabwo umva mushiki yawe ntabwo nkuzi cyane sinzi ibyo ukora. Turi inshuti bisanzwe. Ngiye ikintu bafatanye. Nziza. Ungize mushiki wawe. Isa Fande. Mvuga amagambo menshi wowe. Ibyo uvugira aha ngaha byose. kandi ariko ngenda. Bijya mu bugenzacyaha. Ibi bintu urabikora. Muri make wampamagaye ngo nze unkore bino bintu. Umi binini sinzire umfate ku ngufu. Bafande barago. Cyakoze murakora. Nziza. Isa Fande. Wabira barami. Sinzi niba wenda bivagiye. Ntabyo kuvana mu kazi bajyana umuntu. Wese. Tuza cyangwa nawe tukujyana. Afande uyu niwe munyabyaha. Tuza wowe n'umujyana utatubisanga. Nziza. Isa Fande. Wenda kuzi wowe. Watubonye uramuzi. Gira vuba. Akafande ngiye uyu nguyu no kwimara ngenda muzi. Watujo. Mete. Akoze cyane akazi wakoze gutanga amakuru gihe. Nakoze Nyuramo Imana irabizi your destiny. Ibyo nyuramo Imana irabizi your destiny. Ese Jimmy urabaretse baragiye. Kobwa dore nguyu. Umunyabyaha dore nguyu baramusize. Ahubwo murajya kujya mu nzu yanjye. Ade. Fili musoka mu nzu yanjye. Uzi ngo kuva abapolisi bagiye. Nzabahanga. Uzi ngo kuva abapolisi bagiye. Sokera mu nzu. Umuntu yatinya kwifatira ibyemezo. Uzi ngo Kristo. Kwihanira ni icyemezo kibi cyane. Kandi ibintu n'amategeko. Mbese batwaye umunyabyaha. Kristo. Tuza. Kadete. Aka kanya dutsinze. Tegereza igihe gitaha. Kristo tugende. Musoke mu nzu. Cyangwa mugire va musoke mu nzu. Kade ntago birangiriye. Kimwe. Muko. Ndagira nkubwire ngo mbega umukobwa w'umugome Cyondomiwe ariko
mama ntabwo ari mwebwe mwenyine natwe umutwe wikaraze ngerageza gutera amahane mvuga ngo njye narabyiboneye afande arambwira ati uragerageza gutera amahane hano nawe turakujyana mu bateye akavuyo. Mabja, naje kukubaza ngo uteke iki none? Teka ibyo usanzwe uteka. Umva kubwire. Biriya biryo nyateka inyama, umucere n'ifirite, nabonye zo gutera ibibazo. Kandi ganashitsemo nungo kubwira inama imeze gutya. Kumanywa wakajiye umwa amazi ari mu mukobwa uri muzima. Mabja, kandi bareka nkako. Ushinzwe iki hano? Ndateka. Jya guteka rero. Umva kubwire. Uravyibushe cyane. Kandi nyatekereje kumwamwa ukaza umwe amazi arimo umunyu nijoro kajya renga zitagira yivutana. Ugenda ukagira kabiri keza. Uri muzima? Ndi muzima. Uri kwiyahuza amagambo. Kandi usimpagase. Ukagira kabiri keza nkaka warangize ukareka kuzuha kandi genda uteka ibyo uteka. We wanze kubyibuha se? Shetabo. Ndi kukubaza we wanze kubyibuha. Ntabwo nzanze ariko rwose niba dufite amafaranga tugomba kuyarya. Wowe unanukishijwe n'inzara. Aho. Uri kunyumva? Kandi teka. Uteka nyine urateka se bigufata ku mubiri. Kubera iki umururumba? Ufite umururumba niyo mpamvu umagaze hejuru uri kumbwira ibintu bidashinga. Kandi ganagira ngo urarwaye kungana nyine. Ndarwaye, ubuse ndwaye kukurenza. Yego ubu n'ubuzima. Icyaha cyagombaga gufata Kadete kubera yuko ari ushinjwa kandi n'amakuru menshi atangwa yerekeza kuri Kadete. Yego. Ariko Pazo ibimenyetso byose biranga icyaha byamufata. Nungo Usezerera yarangiye. Ikirego cyarangiye pe byizingiye kuri Pazo. Ukuntu rero ubu bimeze Pazo inzego zishinzwe umutekano nyine abapolisi bamufashe baramujyana. Ubu dosiye bagiye kuyitegura bayishyikirize inzego zindi zijyanye no kuburanisha. Nese Jimmy nta kuntu mwabifatirana wenda tugashyiramo imbaraga tugashakisha ibindi bimenyetso kubera ko ngiye Kadete ndabizi ntago ari we wa mbere mukobwa sine wa nyuma. Sinzi niba dushobora no gushaka n'abandi banagiye ahemukira kugira ngo Pazo twerekane ko arengana. Murabyumva? Ndi gutekereza. Yego. None turabizi ko Pazo ntago ari we uri inyuma biriya byose. Biriya byose. Tugashaka nk'abo bakobwa bahemukiwe na Kadete nabo. Tukabashyira ku murongo bakazaba bahari biteguye kumushinza. Cyaba ari ikimenyetso gifatika. Ubuye buzima se? Kumeze kandi nawe ubwigize renga amazi y'umunyu ukabijya komera neza cyane. Uri muzima? Nukuri ndi muzima kandi gase nipaga. Nagushira mwinshi. Oya Mabja. Kandi akibaza nakimutabwije ukuri cyane. Ceceka aho ngaho senye. Urabona igihe waherewe yakuza amagambo. Hano uri umukozi. Uri kubyumva? Nyene kuri. Jya guteka ibyo usanzwe uteka. Ntuzanangaruke hejuru za kuneriza se mu magarara hejuru umbwira amagambo adashinga. Urabona kugira inama. Ceceka hose. Mva mu maso genda. Hari ikindi kintu kikuzanya ha? Nyakugira inama. Nyakubuzaga no kukugira inama. Nyine uzanywe n'iki kindi? No kukugira inama. Ungira inama so uranshinzwe. Uri gushaka ngo mwirukane. Mana we. Yesu. Kandi gunyirukanye. Ejo ubwanye nkaje gutya sinaburana. Waburi ku Imana yonyine ubwanye Imana. Pi yo gucura urubanza. Waba wishe kabana 15 gucuka bica. Pi ukabamara. Kandi gukimara kumpeza ifaranga. Bitazohereza. Bakajya bakagura ubugari bakajya bakamera neza kandi bakaza bashima Imana. Imana yonyine mwo kwigwanira n'ukurukuna. Je nkaje tashonako. Ariko Imana si. Cikaho ngaho se nyine. Ndi bukwirukana. Oya yantunyirukana Imana asubira ayo magambo yonyine ubwo nguri mashaka kugira ngo ungushe hasi unyibwirishwe Imana waba wusha abantu 15 gutyo niwe nabanisha abantu 100 Mabja ngaho mbabarira basi tabwo zongera no kuri kw'Imana ngaho soko kugenda arakoze Mama Fisto rero nawe gaje ndetse na Fisto ingingo muri gutanga pe ku ruhande rumwe nazumva
ariko nanone mujye mwibuka ko turi n'abantu. Njye ku giti cyanjye urumva iyi operation tumaze iminsi dutegura kugira ngo dufate n'umunyabyaha. Yego. Ndananiwe aka kanya nakanabahaye ikindi gitekerezo ntabwo twakora ikingi cy'aka kanya ariko sinakubeshya mvuge ngo ariko Jimmy wenda kunanirwa ko urana ariko ntunanirwe gufasha mushiki wanjye rwose ngabona ubutabera. Sibyo? Yes, yewe rwose niyemeje gufasha mushiki wawe ntaranakumenya. Yego. Kuko twariganye. Amafisto nawe byumve. Ndara amajoro iki kirego byibura basi cyuna mukoro wacu uzanaguha umugisha mu nzira. Ubwo rero mugeze kandi nizere mu butabera burakora. Reka ngiye mugeze ku muhanda. Hano mugiye tuganira. Musana kandi merci. Sawa. Nawe. Kubaze. Kubera iki mama wawe yanga umuntu umubwira ko avyibushe. Ese nyamwe waje kumubwira ko avyibushe? Oya ntabwo namubwiye gucyo ganamubwiraga inama y'ukuntu yonanuka akamera kukunje nawe tumese. Nyenuka. Ujya kugira inama mama ngo ananuke. Ariko yaranishe gucya yaranshiye umutwe. N'inzara yaranishe niyo mpamvu je ntavyibushe. Ubwo wagize Imana ndabona nta kintu wabaye. Watinyutse bimubwira ngarabyuze. Kurumva namubwiye ngo agire gucyafate za regime amwe amazi kumanywa nijoro aje rengarenga yaranishe yaranishe Shanyami wagize Imana kuko nyine ndikora nta kintu wabaye mama ntagakunda umuntu umubwiye ibyo bintu n'undi munsi ntuzongera kubera iki abyanga kandi ari byo none se arabizi ko abyushye ni ngombwa ubimubwire ubu wowe umuntu agiye yirwa kubwira Nyamwiza kunanutse no kubera iki wabivuga ariko gani bino ni byiza kandi nawe urabona ko tunanutse je nawe ntago ari byiza hari aho bibera byiza hari naho bitabera byiza none se mama ntafite papa nta mukunda kandi angana kuri kandi kuragira ngo azamukunda cyane mpaka kandi gakoze bahani ikibazo gurumva nzanumva ngo bagira uburwayi bwinshi turebagana n'ibyo tuzatujyamo birabyo ngo bizatera abantu kuzuba bakagira indwara nyinshi cyane ariko ngo twebwe tunanutse nta kibazo ariko abavyibusha bizabagira ikibazo amare ngo ni isukari kandi mama yakayiretse oya mama ntagakunda umuntu umwinjira umugira inama nkiza ahubwo n'ubutaha uzicunge ntuzongere ukora kubitana cyane aha ntuzongere kwimubwira ujye umwihorera ibyo akubwiye aba ari byo ukora ibyo ashaka kurya aba ari byo mukorera nta kibazo ntabwo nzongera da yaranishe n'ubundi oya ntuzongere naringiye mu turimo komeza akazi kawe nta kibazo bite namahoro bitewe bisawa mizete nizeze Nowera arimo sinenje kureba Nowera ariko kagica uku urasomye gukinzu waruyimanuye witwa ndewe sinari nyimanuye kandi mbona ikiriho nje nitwa Fista witwa Fista urashaka ndashaka Nowera ayiwe kandi dufitanye gahunda nyine gicaza yizamura nukuko wowe urashaka ayiwe kandi byareka nsohoke urashaka urashaka ndewe nowe ni cyiza ndashaka noneho umbwire ahantu wowe gucya gica wowe uziranire na Nowera Nowera turaziranye n'inshuti yanjye kandi abantu bapfusha ni inshuti yawe yego ni inshuti gute ntabwo ndi kubikura we nta nshuti ugira uraho nta nshuti ugira wowe abahungu uzuvuga inshuti uramutereta gucya murakundana bimeze bite namaki mushiki wanjye ndumva atari ngombwa ibyo kubimenya kubwira gica we kandi irebe nawe gucya irebe gica wowe irebe Nowera uzumureba gucya umureba isura yura aza ni metisi kandi gica kawe uri kumva ese mabuja ikibazo ni iki nese ubundi wowe wahe ko nsanzwe ntakuzi hano ntabwo ari nje ngukinguriye niho nyinguriye umenye ugukwi wari ugukuyeho none ngo tanga enjendu wa hano kandi gatari nge mfunguye tukwinjiramo none se ubwo Jimmy niki gikurikira bafashe puzzle Kadete baramuritse ubwo ni iki gikurikiraho Gaju igikurikiyeho nyine ni amategeko agiye gukora akazi kayo ushatse kuvuga ko ibimenyetso byose biri guha amapazo kandi nyine kuba pazo arimo arahamwe n'icyaha
mu by'ukuri mwebwe mudashaka ko Pazo ariwe uhanwa bo Gaju reka nkubwire je rero kugusobanura bino bintu nanone mba numva bimva jewe njyana polisi nene nayibwiye yuko mfite amakuru yuko muri wa rugo harimo abakobwa bahabwa ibinini bisinziriza ubundi bakabona gufatwa ku ngufu babwira yuko umukobwa witwa Kadete ari we ubikora ariko mu kugerayo umukobwa yarabyihakanye ibimenyetso byose biza kurangira biri kugwa kuri Pazo kuko n'ibinini niwe twabifatanye mu by'ukuri njyewe nari mbizi yuko nyari Kadete ariko nta bimenyetso nari mfite biba ngombwa rero yuko sibyo ko no kuvuga ngo sibyo ko bitari ngombwa kuri batuvuga ngo iki mu mategeko umunyabyaha n'uwafatanywe ibizibiti hako nyine urabyumva wowe nshaka kahanwa sura buhano wakoze icyaha Gaju amategeko rero ntago akora nkuko mwebwe mukeka akakora Nawera ari kandi cyaka gushaka muno ayo si byiri gukomeza kunyita nibiye twakubahanye uyu muntu yasoneye ninjire Nawera umeze utese meze neza wowe umeze ute meze utese nanjye meze neza uretse ko uyu mukobwa se n'uwahe si ko hejeje abashyitsi hanze yakomeje kunonganya ambwira ngo nta gahunda twaba dufitanye nabonaga ntazi kuntasa urabona nsa gutesa Nawera mbabarire ako nyamwi wagiye ubaha n'abashyitsi takibazo mbabarire ntabwo mwitanya wamwiza umuntu yitwa Nyamwiza ari umuntu mwiza ko kugira imico nk'iyawe wagira yakubwiye nabi se yambwiye nabi arambwira ngo se wowe ngo nubira ngo uravuga cyane gishawe kandi Nyamwi namubazaga nubahe genda wagiye wubaha abantu ako mureke nta kibazo suzugura abashyitsi utazi n'abaro naho bavuye wowe oya kuva ari ubwa mbere tubonanye mureke nta kibazo wari umeze utese meze neza nanjye naje hano ndasona ni wisuza kunyakira nabwo nanjye nibazaga nanje kureba umuntu igihe yasoneye nka nta muntu mbona yinjira ko byagenze meze neza se meze neza use umeze ute meze neza rwose ni karibu murakoze cyane Estaka twicarire hano n'ubundi nta kibazo kibazo Nawera niza gutara akarere rero Nyamwiza uriya mukobwa oya nta kibazo biriya bibaho nyine ibyo byose nawe wamera kuri umuntu muhuye bwa mbere ahubwo se kuko nta mumenyeze ntabwo nitsanzwe muzi hano harya ntago nakubwiye mfitanye isano na mama na papa uriya Nyamwiza buriya niwe bazanye mu rwego rwo kumufasha ngo anasimbure Manudi asimbure Manudi wa mukozi wayo yagiye se Manudi yabaye iki Manudi baje kumufunga bamufungana na wa mushoferi Kwizera ngo burya yari umwana we inde wari umwana wande burya Kwizera ngo yari umwana wa Manudi Kwizera ari umwana wa Manudi wa undi w'umushoferi wundi wo gushima none se yari umwana we mwari mubizi ntabyo twari tuzi natwe byaradutunguye barabatwaye sinzi babafungiye iki se babafatanye urumogi Yesu uriya musaza ngiye kumubona Kwizera nawe nubwo yagiraga iriya mico nyine yo kuba yahemukira umuntu ariko ntabwo nabonaga urumogi ntabwo narumubonagamo ukuntu ubona umuntu ukareba iminwa ni imikara ukabona amaso nyine ari ukuntu ameze nk'umuntu nyine bavuga uri fure aho ngaho bise bituma ntekereza ikintu urabizi mama yari umuganga cyane rero afite ubushobozi bwo kubwira abandi baganga bagenzi be barimo barabukora bakamukorera igipapuro kimwe kigaragaza yuko yari yemerewe kunywa ibyo binini ko buri bitotsi inde Pazo bagikorera Pazo mu gahimba ibipapuro byerekana yuko Pazo ibyo binini yari abifite mu buryo bwemewe n'amategeko yego hanyuma urumva ntago bizaba bikerekeye kuri Pazo ngo bamushinze yuko abikore ari byo akoresha aho abakobwa ahubwo bikazagaragara yuko Pazo yafashe ibyo binini mu rwego rwo kwivura yego noneho icyo kintu bise bituma ntekereza amategeko yatagira ngo Kadete abikura kuri Pazo just nyine abimwibye Gaju
reka nkubwire rero ibyo bintu bireke unabigendere kure kubera ko ikintu ndi kumva ushaka gukora ni ugushaka gukosora ikosa ariko urikosoresheje irindi kosa kubera ko ibyo bintu byonyine byo gukoresha impapuro mpimbano ni icyaha gihanirwa n'amategeko kandi kikagira ibihano biremereye mu nkiko bagukurikirana birumvikana njye n'inshuti yawe nagukurikirana ariko hari aho ntagera banjyeho niwo mwanzuro nafashe kuko njye ntago nakwemera ko inzirakarengane ari ifungwa umunyabyaha akirwa yidedenza hariya akora ibindi byaha gajo reka nkubwire rero njyewe iki kirego cyawe nakigiyemo ariko hari ibintu njyewe nawe bizajya biba ngombwa ko twumvikana ukabanza ukanangisha inama kuko bitagenze gutyo hari igihe ugenda uzi ko ugiye kwishakira ubutabera ahubwo bikarangira witaye muri kesi nawe ubwawe utazikuramo icyo nakubwira ni iki ngiki niba ushaka yuko uhabwa ubutabera Cadette nawe agahano reka dushaka ubundi buryo bwiza bwo kuba twashaka amakuru Cadette ahanwe ariko utagiye mu cyaha nawe kuko isaha n'isaha ibimenyetso izo mpapuro washaka zagushirishamo yewe na mama zitamusize Fisto mwamumusize he ese mu by'ukuri ubwo mwebwe mwaba mukoze iki icyo nakubwira cyo ngiye bindekere reka dushaka ubundi buryo dukomeze dushake ibimenyetso wewe bitekerezeho neza be fata umwanya wawe bitekerezeho ubufasha bundi uzakenera uzambwire ariko utagiye kwishora mu cyaha nk'icyo ngicyo gusa nyine nawe utekereza ubundi buryo twakoresha reka mbe mbitekereza ikirego urabizi ndusha amategeko ni intambwe tumaze gutera ubwayo irahagije kubona wenda abantu bari babuze babonetse ubwo ibindi tubiganira gake gake mama arimo se ubundi oya mama hari aho yaragiye sawa babwire ngo nahageze ntacyo sawa nta kibazo urakoze ubwo nyine uriya mukobwa niho yakoraga yari umukozi wabo wo mu rugo burya kwa Manude bari n'abakire bari abakire ngo buriya n'abakire bafite n'amafaranga ahubwo nanjye sinzi uko byagenze rero uriya mukobwa niho yakoraga tubona asigaye wenyine kandi natwe twari dukeneye uza kudufasha ko Manude atari ahari niko kuza mu rwego rwo kumufasha ngo ababonye n'aho aba arakora none se ba Manude bari abakire baza gukora akazi ko mu rugo Manude se mufite icyo mupfana wenda ngo ari kubafasha kwese umuntu dufite icyo dupfana twabirwa ko Kwizera ari umwana we nanjye sinzi impamvu niba ari umukire se ako nawe reka mubwire Manude niba ari umukire yaramaze igihe kingana icyo akorana yarahamaze imyaka myinshi pe yarahamaze imyaka myinshi Manude none se Manude ni cyangwa ke ushaka gusanga yarakize vuba ko niba yaramaze imyaka myinshi akaba yarakoze cyane icyo bikorwa ubwo yarabigezeho vuba gusa umuntu wabukize Fisto tuvuge wabukize ukagura n'imodoka ukaguma mu kazi ko mu rugo ntabwo bishoboka Manude ngo buriya ni umukire cyane pe nabera rero ibyo bintu urumva niba bari abakire ntukagire koko yari umwana we bakemera bakaza gukora akazi ko mu rugo ndakaba umushoferi ngendo ndumva harimo ikibazo hari ikintu bashakaga hano ikintu cyabagenzaga Fisto nanjye nuko mbikeka ese ubu ibyo bintu bisanzwe rega buriya umuntu wemera akajya gukora akazi ko mu rugo akazi ko mu rugo nyine ni wa muntu uba wabwira ubona yari umusaza nawe wamutuma sibyo ukeneye ikintu kuko ari umukozi wo mu rugo wamutuma akemera rero uwo muntu ibyo bintu akabikora cyari ikintu abashaka ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo iki kintu ni kimwe se ntacyo muzi shaka rwose kirahara ko ntacyo tuzi kuko n'ubundi kuko Kwizera ari umwana we niba ari amafaranga baye bakennye se Kwizera ntiyari gukora ubushoferi akaba yafasha na papa we bye ngombwa ko bose baza gukora ko biri kose kirahari uriya mukobwa se ntabwo mumubaza ngo wenda akagira ikintu ababwira uriya mukobwa twamubaza yewe uriya mukobwa kuri wamubonye ni kameze ibyo ni ukwirirwa avuga umunsi wose twaramwakiriye rwose ariko disi ateye neza ameze neza nyine umuntu wimereye kuriya ntabwo ajya apfa kurakazwa n'ubusa abantu bakunda gusereza ntabwo arakazwa n'ubusa ariko nawe avuga amagambo menshi yakenewe ni nka pazo ni nka pazo uriya anyibutsa pazo rwose ahubwo se tujye mu nzu nkwakire ababyeyi nabo hari ariko Fisto ufite ikihe kibazo tugenda ikibazo rwose
iki hano? bite byawe rwandeye